mfatire ko yabo n'ikibazo cy'amako n'inama nibyo navuga kwicara hariya sigo kado baragufunga ikibazo cyawe oya ntabwo bibazo by'amako n'inama wakijya ugatuza ikibazo cyawe cyumvikana uragira ngo gufunga dore ufite ikibazo we tuzagusubira ibibazo byawe warangiza ukajya mu ndakora uva hejuru natuje uraza gukemura ibibazo ukaza kurwanya natuje igira hari ndimo ndavuga ngo igira haraza umve habaye iki ko muri gusakuza cyane gusaku mwaruteye kubera mwatubangamiye rwose ahantu habaye iki cyabaye nese mekozi ni ibiki byabaye hano wicara tuganira ndebe ukuntu byaba bigenda mu kanya gato akangana ahantu habaye ikibiro bituze ibintu byakemuye ubwumvikane bwana muyobozi bene abakozi zabaye hano hari umuyobozi n'umuyobozi se hari kandi kuba ngerageje kubicara hano hagati barimo guteza abasore bakenewe kurwana eva rwose uri umuntu w'umugabo pe reka ibyo bintu by'intambara n'iki ko abaturanyi bari babanye neza ni iyihe ntambara yavutse umukozi na nyirabuja wahana n'iki mama yemeye ko twumvikana nta kibazo ngambwira none ni ikihe kibazo cyabaye wahora n'iki mama Kevin ni ukuvuga ngo ibibazo biri hano ni hatari ngo uyu ni umukozi uyu ni mabuja nawe ndebe ubu koko muri iki gihe hari ibintu bikibaho by'uko umugore ashobora gutinyuka akaryamana n'umukozi none se nawe mbwira umugore meruka ari we mutima w'urugo ibibazo biri aha ngaha nubwo wenda uwo mugabo ubonye hano habaye urusaku afite uburakari ni ikibazo pe kiranakomeye cyane namwe muraruhuruye birumvikana ikintu kibazanye ni urusaku ruri aha ngaha icyo dushaka urusaku rwabaye urusaku Magazine rero ikihari nuko namwe mugiye tugiye gufatanya turebe ko twakemura aya makimbirane ari muri uru rugo biroroshye abana n'abaturage none se ngiye ikibazo rero biranantunguye uyu mudamu ndashaka mbona abanye neza n'umugabo we amuherekeza amwita shirishusho naho kumubwo yagarukaga bakigira muri kwa n'umukozi wahora n'iki kw'ingeso z'abubuzi zabamara kandi urugo rwiza rutengamaye gutya wabikeka se we ko ongera usubiremo niko bimeze umukozi ngo niko bimeze neza ugira ngo ni ukubeshya nanjye numiwe nageze aha ngaha ndumirwa neza uyu musore bakoresha hano mu rugo rwabo niwe yatinyutse ajya ahubwo ngewe nkeka ko aba bantu bari basanzwe baziranye ahubwo aca inyuma kuko umubano bafitanye kugeza aho baterana amata ntibishoboka rwose mbega agasuzuguro kabaye muri uru rugo ariko ngewe umugore namwumva niba yaraje mu rugo aje gushaka umwana akaba ataramubonye akaba yarabonye umukozi agira byamufasha kuba yabona uwo mwana ndumva njye nta n'ikibazo kibirimo rwose umugabo niba yarananiwe kubyara akaba afite ubutuma abyara yagakwiye kubyara kuko iwawe yavuyeyo hari ibyo kurya ibyo kunywa yaje gushaka umwana ntabwo ibyo bintu byumvikana none se hari umugabo yamutumye hari umwana yamutumye ubu bivuga ko umuntu agiye kuzajya azana umukozi mu rugo yarangiza mu birengo iki bari kumuterera inda byose bibaho wowe uvuga ntabwo ari ntabwo ari byo none se ni gute umukozi ni umukozi mu rugo na bose ni bose yasezeranye gusezerana rwose bavuga ko ari umwana bamutumye mwumve babwire niko mada hari ubwo umugabo yagutumye umwana gutera inda byaramunaniye mubaze ikibazo ndetse turahira warahiriye umukozi cyangwa warahiriye umugabo umusho umva sinshaka kurebana n'uyu mukobwa mu maso kuko ibintu ari kuvuga ntabwo byumvikana ibici gusa uko nawe ushobora kuba umwe n'uriya mugore ubwo ngubwo aryamane n'umukozi kugeza ibyo ubwo babyarana ngo yabuze umugabo se nta kazi akora ntabwo bajya mu buriri ngo baryamane ariko uriya wenyine yakoze ntabwo byumvikana ngo yajya gushaka isezerano rifitanye rero umumbarize ko ari umwana bamutumye nyine mureke mbabwire kiba cyamunze murumva uyu mugabo kuba yarashakanye n'uyu mugore ntabwo umukozi w'uburenganzira bwo gusigara ku rugo yagiye mu kazi murumva kuvuga wowe ngo umugabo ngo
ngo umugabo ngo ntabwo byamunaniye gutera inda urabyumva igihe kiba gitaje shabasa nta n'ibyo azi bigeraho bigera bikanga byihorera iyo mara kumvikana byamunaniye gutera ariko twabibara nuko bavuga ngo umugore ngo numenye nyina w'umwana ese w'umwana wasanga ari nase ubundi baryamanaga rimwe umugabo yagenaga ntagaruke ntiyatahaga wowe washigira uvuga ko inda ari y'umukozi wawe niwe ndi kubaza ushingira ku cyo uvuga ko inda ari y'umukozi atari y'umugabo wawe nemerewe gukomeza mumbreminga kandi ntabwo muzi ikibazo ahantu kiri uyu mugabo twashakanye umwanya uhagije ariko amezi abiri yose arashize mushaka nkamubura agataha ananiwe ntabwo nyine mwe mwabyumva ariko njyewe nabonaga n'ubundi batazahuza pe kubera ko uyu mukobwa uburyo uyu mudamu uburyo nabonaga yigira ntabwo yari ashobotse sibyo kubeshya uzi uburyo yabaga yikanga yasokoza buri kanya umve naravuze ati aba bantu ntabwo bazabana pe aracyari muto igihe arimo kirabimwemerera ariko nubwo kibimwemerera ntabwo yemerewe guca umugabo w'inyuma ariko umukozi byo nibibarira n'ubundi yanyanza ndeba sha n'ubundi nawe kuba yarapanze ntabwo byagakwiriye ko wagira gutyo ariko murumva igihe mwahere buri wese aravuga uko abishaka n'undi uko abishaka nta muntu n'umwe nta n'umwanzuro ndi kumva muri gufata mwese mureka ibintu byose tubihere mu mizi dukemure ikibazo cy'uyu mugabo tuvangara mukemura iki ibibazo igihe mwahereye mwakemuye ibi kano kanya wumva mbabure mwese musohoke mugize vuba duhereye kuri wowe gira vuba musohoke sibakeneye ibibazo urakwirukana muri iki kibazo uraba ugikemuye igihe nahereye ntabwo mwumva nta muntu ushaka hano n'umwe ndavuze ngo musohoke hanze mugire vuba turasohoka mugize vuba simbashaka mugire turasohoka haguruka mugende ntabwo bishoboka mugire vuba mugire ntabwo bishoboka ibibazo byose birakemurwa ibindi bizakemurirwa mwebwe byane ntabwo nakemura ibibazo we kuki mubisize ujyane ibintu byanyu fata mugire vuba ugende vuba vuba ariko nawe amaso yawe
ntabwo Mwiriwe, mwiriwe. Uraho neza? uraho neza Dani. Mukomere cyane. Amakuru ni meza. Ni meza cyane. Uraho neza Dani. Meze neza se. Makuru. Amakuru ni meza. Mwari muri aho? Ya, twari turi aho kabisa. Ako wari ubuzeho? Ya, akazi nyine kaba karabaye kenshi. Urabona muri iyi minsi ibintu akazi katwaye abantu ntabwo umuntu akibona ukuntu usanga, ariko uyu munsi nabuze kubera nari mvuye mu materaniro ariko nshi kwa mama Kevin. Ubwo reka mze nsuhuze ariko niyo mpamvu umuntu yakora. Waragiye urahera cyane pe warabuze. Ushobora? Ya. Wasanga wenda ariko wowe tutajya dukunda kubonana ariko ubundi mba mari. Urumva rero ahubwo wowe ushobora kuba kubera ko uzi ahantu uri nyine. Buriya nta n'uko utanabizi. Kera nakundaga kukubona uje kureba mama Kevin. Ubwo naguherukaga nujya kukubona kuri wa muryango twari turiho cyagiye. Ubwo naguherukaga. Birumvikana niyo mpamvu ariko igihe cyose mba mari. Ushobora gusanga impamvu wenda ari uko wowe ntabwo twari dufite connection cyane n'ukuza n'iki akaba ariyo mpamvu. Ya, ni uko nyine biba bimeze. Dani, reka nkuzanire intebe wicare nyine twe tuganira nyine mbese ko utari kwihuta. Okay, nta ribi turavuga nawe nta kibazo. Sawa, reka nkuzane intebe. Tutari imeretse ukunda buriya nuko utazi n'impamvu. Nuko utazi ikintu buriya nakubonye nabonye ko atiri hariya kwa mama Kevin hano. Ndavuga ntabwo nataha naciye hano. Mama Kevin buriya ni inshuti yanjye dukunda kuba turi kumwe kenshi. Okay. Nanjye nabuze ntabwo nahita hano ntaje kongera kukubona nongere mbona ayo maso yawe. Buriya wenda nuko abantu tuba twaje mu bintu bitandukanye. Njyewe buriya turi muri bari abantu. Amaso yanjye yarebaga wowe gusa. Really? Yeah. Yes, of course. Okay. Njyewe nyine nakubonye kuriya nongeye kongera kukubona. So that's why rero nyine nari mvuze ntabwo nagenda nongeye guhura nawe kugira ngo nimba bishoboka nyine tube twagirana ikindi kiganiro cyihariye wenda nubwo tutahurira hano ariko nyine bigakomeza hari ikintu byaba bitwaye. Okay, ntacyo bitwaye twazapanga nyine ikindi gihe wenda tugahura tukaganira nta kintu bitwaye. Really? Yeah. Naribi ntabwo nakicara se urumva nakicara ku ruhande. Biki? Nta kibazo. Diana. Nuko gasaba mukunze ko mbona mwahuje urugendo cyane. Ntabwo ariko mbitekereza nimba ariko ubibonye ariko ibintu se ntibigirwa n'abantu. Ese umukobwa nawe ukaba umusore bitwaye iki? Turabona ndi umusore muri komite cyane. Bitwaye? Ya. Rero ariko kari agaciro. None se Dani, wari umeze ute? Muraturusha iki wanyu? Urabona urebye umeze neza nta ribi, izuba ryo riri ahantu hose ariko ibintu iwacu byose biba bihari. Ya. Sha natwe nyine izuba riratwishe nta gishyashya kiri aha ngaha. Izuba ryo riri ahantu hose. Na papa Kevin nyine nawe ntaho hari usanzwe adahari. Amaze iminsi yaragiye mu kazi. Yego. Ntabwo yari ahari. Nta kibazo ariko nawe umeze neza. Umeze neza ndashima Imana ni ukuri. Mbese uyu munyarwandakazi se ko utari warambwiye ko muziranye koko? Nese ibyo ngewe warambwiye ko umukeneye. Reka tubireke narimenye ibanga ariko ntiduherukana muri cya kibazo cya Eva. Yego. Ntabwo kuva cyagiye nanjye ntabwo nigeze nongera gukurikirana amakuru yabyo ngo umenye ukuntu byagenze. Ko nabonye uriya mugabo yari yarakaye cyane yashatse buriya mwebwe mwaje yari yazanye amabuye yazanye ibiti nyine ashaka aba yaranamwishe. Rero nuko nari mpari nkabwira umuyobozi ntiwakemuye ibintu hakiri kare ariko byarangiye nyine yatwirukanye nawe mwarabibonye ukuntu yadusohoye. Abayobozi yarabakubise yagize ibiki njyewe nagize ngo ahubwo n'umuyobozi araza kumurega ku zindi nzego bamufunga ariko numvise nta byabaye. Nta makuru waba ufite.
rero njyewe ntabwo nzi ko byagenze gutyo kumbi habanje kuba ingwano imeze gutyo rero naje numva ngo umukozi ngo yaryamanye na nyirabuja ngo amutera inda urumva bivuze ngo twebwe twafatiye hehe hagati ariko rero nyine nyuma yaho wabonye ko byagenze kuva cyagiye amezi ndarashize uriya mugore ntarongera kugaruka umugabo nyine agenda mu kazi akikorera nyine agataha tumubona gutyo nyine nta bindi bidasanzwe none se mwebwe nk'abaturanyi ntabwo mwese uriya mugabo basi wenda nyine bamenye ko barakumvirimye ko inda ari iy'umukozi rero byanze bikunze ni iy'umukozi none se kumva umugabo twabonaga buri munsi agenda akamara igihe atari bwazi none wumvise ko none wenda bimwe nyine yabivuze wenda bimwe ntabwo twajyaga tubibona wenda wumva ibibera mu nzu mu ngo z'abantu ntabwo tuba tubibona none wumva ko umugore we yivugiye ngo amezi abiri yarashize umugabo agize gute adataha urumva rero babana n'umukozi rero mu nzu bari barabaye umugore n'umugabo ubwo rero nyine pe ntabwo ni ukuvuga ngo umugabo yararekeye nta bintu bya gatanya nta kintu ndetse gusa ariko icyo numvise cyo kubera ko umugabo yari yavuze ngo agiye gushaka ku zindi nzego ubwo wenda bishoboke ko agiye gushaka uburyo batandukana bakadivorusa cyane nimba azamubara ntabwo mbize ko mperuka avuga ngo arashaka uburyo ashaka abavoka nyine ajye mu rukiko nyine babatandukanye nyine kumweruka ariko ari mukwiye gushaka uriya mugabo mukamuganiriza ukuntu yarakaye kuko erega mama Kevi buriya ntawakwishinga iby'abagore n'abagabo baratandukana ejo bashwanye bashaka no kwiyunga bagasubirana biriya ntimukabitindeho rwose ni ibintu biba bibaho barashwana ejo bagasubirana mama Kevin ubwo wenda nyine iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ariko natambukaga navugaga reka ndebe ukuntu umeze rerukana kera nyine kuri cya gihe avuga reka basuhuze nagera mu rugo noneho ubwo turi kumwe cyane nta kibazo byo urakoze ubwo sawa nta kibazo umve ngaho genda nta nubwo ngwerekeje rwose nanjye nigiriye mu byanjye rwose cyangwa ntuza komerekereza kandi nasanze undi muntu uri kumva ntagenda mutandengeje irembo reka tukurenze irembo none urambwira ko tugiye urarara hehe none yamaze kurambira kurambirwa aho njyana ahantu acumbika nawe uko ubibona ukuntu tumeze ariko ni nawe bitewe nabiteye nabiteye reba nawe umukozi wanjye ikinyabupfura gike wari usigaranye urancuka none dore siniriraga neza ba muri menshi noneho uyu munsi turarara nareba nawe umuntu utwite maze kabiri naryo none muri ako ngiye nararinda kwiga wowe tugomba gushaka ukuntu tubikemura tugende bikemure nyine bikemure ubu ngubu niko bimeze cyangwa ariko si ubundi wahamagara umugabo wawe barakoze umuhamagara umubwire iki uri umubwire iki ngambwira nk'ikintu ushaka kumubwira ubwo rero
tugende aho tuzavuga nyine tuzavuga nguko nta kundi twazigenza. Okay, gambwira tugiye hehe? Aho bwira tugeze turarara aho ngaho. Turari mu bigunda kandi? Oya tunanacumba. Shimye mbere wajya guncumbikishiriza. Noneho ubu ngubu tujya kujya turara mu bigunda. Turi imbwa se? Turi ibisimba? Turacumbika rwose kuko nta bundi bushobozi. Ntabwo urabizi ko nta bushobozi afite. Nk'ubu nayo byene koko. Nk'ubu ko nari nzi ko basi ari ahantu wigirije. Ese basi nubwo twajya no mu cyaro? Nta muntu waba uzi ufite nk'inzu mu cyaro ngo abe ariho unjyana. Ibi byose maze kubirambirwa pe. Mu cyaro se ni ukubanza nkahamagara nkamenya ibyo ari byo mperuka we kera. None se wahamagaye hamagara rwose ubu urumva hari ahantu tugiye gukomeza gutya izuba riranyishe ngiye meze nabi. Ndabirambira nimba ari umuntu muhamagare rwose mvane hano hantu. Wowe tugende ubwo nyine bizakwe aho byagaciro. Imana ifite uko izabigenza. Baba we mujye kunega Imana. Kunega Imana kandi ibintu ntabwo kabisa mumeze neza. Maka makuru se? Amakuru ntayo. Nese maka wowe n'amabuja ko mbona mumeze neza musohokeye. Cyane akomera neza kibumva. Mwerekeye he? Igikapu narahetse. Byagenze bite? Kiri mu ngose kuva aho duherukanye ibibazo byambanye ibibazo si ese cyagiragura Byagenze bite? mwese kibazo bagira abagabo dore ntutubonye turi kumwe Nabyigize bari n'ahandi hantu mugiye ahubwo. nawe nakubwira ibintu byatatu. Okay yamye ndavuga se urumva mubwira. Ntumbwire iki byo wakoze ntubireka. Ese ko numva mwese mwita n'abamwana. Ikibazo ni iki? Byagenze bite? Nakubwiye. Inshuti yawe. Ese ubundi uba hehera. Kibera hano haruguru no kubona ngiye mu mujyi. Ese watwitwaye. Batware mbajyane he? Ahantu bo. Ahantu mba? Kasakumiro. Nese ubundi mwe mwari mugiye nge nibera hano ruguru ndi umukozi. Dufashe n'ahantu ho kuba dufite. Dufashe rwose niyo wadufashe ibyumweru bibiri tuzatwamaze kubona aho tuba pe. Kuko reba mva n'ahantu dufite ho kuba inzara ameze nabi. Shahu we. Bese kwaiva habaye iki? Maka. Ntawe ukiri mu kazi. Bese mabuja wowe n'umugabo byagenze bite? Umugabo wanjye nuko. Ubwo nawe ndeba yabuze ahanjyana. Cyore. Maka byagenze bite? Dore nuko byageze nyine nawe nuko urimo kubera. Mbe byanyu bikaze pe. Ndumva binandenze. Ese nabagiye tadufashe. Bafashe iki se nanjye ko nta kintu mfite cyo kwifasha. Murabona nabafashe iki? Wowe utaye umugabo, uyataye akazi. Sinzi. Ugiye kudusomera genda. Genda. Oya Genda mbona. ubwo twakomeza dushaka aha. Ndakubonye genda. Uje n'ikintu wadufasha. Ayaya. Mbega ubuzima bubi bw'abantu. Umuntu wavuye mu cyaro azi ko aje gushaka amafaranga. Azi ko iwabo ari abakene nta kintu bifitiye. Ageze mu kazi, ageze mu rugo rurimo ibintu byose, atangiye kuzana ibintu byo kuryamana na nyirabuja. Ko nakari akagore nako rero sinzi ibyakope. Umuntu wari ufite urugo rwiza, azana ibintu byo kuryamana n'umukozi. Naho kumirwa gusa.
ntabwo uzahindutse agatekerezo Ako se niba wamaze ku mwanya wa cyangwa itababuze uzahinduka ryari none se ko wambwiraga ngo tujye mu cyaro iwacu ubundi wahita tukajya mu cyaro iwacu ibyo bintu bisubiza aho bivanye ubwo ibyo bintu nabihingutse hehe ntagenda mbaga se kuri ibi urumva ibyo bintu urumva bishoboka shakira ahandi shaka ikindi kintu mbwira ntago akareka turagumye nta nyine nakora ako se ubundi turerekeza hehe urumva tubigenza gutya urabona turi bubigenze gutya reba amaze iminsi turaraguza ahantu hadafite shinge na rugero inzara iranyishe kandi tumaze iminsi turara hatizewe ndi kumva nazo nimba ari umutwe ubanza ari malariya hari ahantu tumaze iminsi turara rwose ndashaka amazi ariko se urabona aha hantu turi urabona amazi twayakoreye koko ndashaka amazi basi ngaho maji ariko noneho ubu se urabona hari butike tujya kuyagura koko wazagiye ubu se ndabigenza kote koko ese nabi rero none se uraribwa hese basi ese nabi Imana ariko se nk'ibijumba yo ni iki koko yemwe bana umva niko arampfagise